Ndagira ngo wumve amagambo akurikira. Mu gihe ubona ko umuntu yaguciye amazi mu buzima bwawe bwa buri munsi atagaragaje nk'ashaka kukumva, menya ko atari uzigera umuhindura ngo umuhindure imyumvire ye. Menya ko nimba umuntu afite imyumvire ye ku giti cye, ari umuntu udashobora kumva abandi cyangwa se utakumva, ari umuntu ufunze mu mutwe, atari uzigera ujya gufungura ubwonko bwe cyangwa se ngo umumenyeshe kugira ngo abashe kubaha abantu. Nimba umuntu asuzugura tubara urugero, menya ko atari uzamuhindura kugira ngo agende yubaha abantu buri wese. Mu gihe ubona ko umuntu afite imico imeze gutyo, igishoboka nuko wamureka. Menya ko utazigera uhindura umuntu intekerezo ze nuko ateye. Mu gihe ubona ko uwo muntu ateye gutyo, ikiruta byose nuko wamuca amazi nawe ukamureka. Muri byose hari igishoboka. Mu gihe ubona ko umuntu afite imiterere, ntabwo ukwiye kugenda ngo umubwire ukuntu wahindura imiterere ye, ahubwo keretse igishoboka ko wagenda ukisanisha nawe ugatekereza nkawe. Mu gihe ubona ko umuntu ari injiji mu buzima bwawe, mu kintu gishoboka kugira ngo muhuze nuko nawe uzagenda ukabinjije nkawe. Mu gihe ubona ko umuntu afite ubwenge bwinshi, ntuzigera utekereza ko uzagenda uguhindura ubwenge bwe ngo ugende umushuke. Mu gihe ubona ko umuntu afite ubwenge bwinshi, kugira ngo uhuze nawe nuko ukwiriye kugenda ugahuza ubwenge bwinshi nawe. Mu gihe ubona ko hari abantu mu buzima bwawe batandukanye, ukwiriye gutekereza cyane kugira ngo umenye umuntu mwagendana. Mu gihe ubona ko hari abantu mu buzima bwawe bagusubiza inyuma b'injiji cyangwa se b'abanyabwenge benshi, abo bantu ukwiriye kumenya uburyo ugomba kugendana nabo. Mu gihe ubona ko umuntu yaguciye amazi, wagerageje kumushaka inshuro nyinshi ariko ukabona ntabwo yashatse kukumva, menya ko uwo muntu yagusuzuguye cyane, yakugereranyije n'ubusa. Mu buzima bwa buri munsi hari ikintu bita kwihoma. Menya ko uwo muntu wamwihomyeho. Nimba urugero wahamagaye umuntu inshuro zirenga 5, ntabwo ikibazo ari uko atabonye ko wamuhamagaye, ahubwo nuko atashatse kukwitaba bitewe n'ikiganiro washakaga kumubwira cyangwa se ibintu washaka kumubwira atabyumva. Menya ko uwo muntu nimba yaguciye amazi bikubabaje, ariko mu gihe ubona ko byakubabaje, hari ikintu kimwe ukwiriye gukora kugira ngo nawe we kubabara nawe wishime nawe ababari. Ikintu kimwe ukwiriye gukora ni iki ngiki. Mu gihe ubona ko umuntu wamuhamagaye inshuro 5 cyangwa se wamwandikiye inshuro 5, ukabona ko yabibonye ariko ukabona nta kintu na kimwe yigeze gutangariza, menya ko uwo muntu yagusuzuguye, yakugereranyije nawe uri kumubwira ubusa. Ikintu gishoboka wamubwira nuko wamugerageza nawe ukamuca amazi, ukamera nk'umuntu utamuzi cyangwa se atigeze abaho cyangwa se atigeze aba inshuti yawe mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ubuzima buzaza atazigera aba muri izo nshuti. Mu gihe umuntu nawe wamusuzugura mukamuca amazi, utiri umuhamagara, utiri ukomeza kumwirukankaho, nawe bizamutera kuba yatekereza, kuba yavuga ati ese uyu muntu akomeje kugenda tuza cyangwa se atakimvugije. Mu gihe ubona ko abantu bameze gutyo, ukwiriye kubareka. Ukwiriye kugirana n'umuntu ufite gahunda, udafite gahunda ukamureka. Tufata urugero, nimba ubana n'umuntu muri relationship cyangwa se ari umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi, tubare urugero ni boyfriend wawe cyangwa se ni girlfriend wawe. Tubare ahora gusuzugura, gutesha agaciro mu bandi bantu. Urugero, nimba ufite boyfriend wawe ahora kwereka ko nta gaciro ufite, hari undi mukobwa afite ukurenze. Mu gihe byakubabaje, ukwiriye kumureka. Uyu ntabwo ari umwanya wo kwiri guhamagara umuntu umwingingo musaba imbabazi, umubwira uburyo yagukoreye amakosa cyangwa se akwiriye kugukunda. Ntabwo ari umwanya wo kubwira umuntu ngo agukunde, kuko ibyiza byawe urabizi cyangwa se ibibi bituma atagukunda bizi ko bihari. Mu gihe ubona ko umuntu yagusuzuguye, ikigaragara cyangwa se cyagushobokera ni uko ukwiriye gutuza ukamenya ubuzima bwawe nk'uko wavutse uri wenyine ukaguma wenyine, kuko hari umuntu uzaza agakunda ibyawe byiza ndetse n'ibibi byawe, wowe ngo wabibonye cyangwa se wabashije kubona ko hari ibibi yakubonyeho, agakomezanya nawe afite ibyiza. Yego nibyo wabitekereje neza. Mu buzima bwa buri munsi abantu babayemo, ntabwo bajya babura inshuti mbi cyangwa se inshuti nziza. Tugira abantu badusuzugura, tukagira n'abantu batwubaha. Mu gihe ubona ko umuntu yagusuzuguye bikakubabaza, ukwiriye gukora ibyo ngibyo. Muca amazi cyangwa se nawe umwereke ko nta kintu avuze mu buzima bwawe, nawe bizagenda bimubabaze. Mu gihe ufite mu boyfriend uguca amazi gutyo, icyo ni cyo ukwiriye gukora. Mu gihe ufite girlfriend uguca amazi gutyo, ntukwiriye kwirirwa umuhamagara umubaza impamvu yaguciye amazi cyangwa se atakwitaho mu gihe afite abandi bantu arimo kwitaho. Mu buzima bwa buri munsi cyangwa se abantu tubana nabo, ntabwo ariko bose batubera beza, ariko ntibivuze ko umuntu wamusuzugura ngo bigushimishe. Mu gihe wamusuzuguye nawe ubwawe ukwiriye kumenya ko wamusuzuguye. Mu gihe ubona ko umuntu yaguciye amazi, ukwiriye kubimenya. Mu gihe ubona ko umuntu atakwitayeho, ntabwo ariyo mpamvu ngo ubwire umuntu ngo ese ngo byagenze gutya cyangwa se ngo waranyanze. Mu gihe ubona ko umuntu yabikoze, ntabwo ariyo mpamvu yo kugira ngo ufate umwanya wawe, tubare nk'urugero uhamagara umuntu umubwire ngo kuki wanyanze. Mu gihe ubona ko umuntu yabikoze, ukwiriye kugenda utanamusezeye cyangwa se utanamubwiye impamvu byabaye, kugira ngo nazatekereze ko hari abantu benshi bagukeneye, bakwiriye kukwitaho kandi bagushaka. Mu gihe ubona ko umuntu ahora guca amazi ugahora umwinginga, azagira motivasiyo yo guhora gusuzugura. Mu gihe ubona ko ibyo bintu bibaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, yaba uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa, ukwiriye gukora ibyo.
abantu benshi mu buzima bwa buri munsi badusuzugura atari uko dusuzuguritse. Urugero, ubana n'umugore mu nzu ariko umugore ntakubaha. Urugero, ahora akubwira kwa kanaka batetse gutya cyangwa se bariye bino, bariye inyama. Mu gihe wowe ibyo bintu utabibonye, urumva yagiye gushima abandi. Nkaho yagatekereje, urugero, twebwe twakagombye kuba twakuriye ibi ngibi cyangwa se twariye bino. Urugero, abantu hari ikintu bita irari. Mu gihe ubona ko umuntu afite irari cyangwa se akurikiye ibintu by'abantu, menya ko uwo muntu mutazigera mubana. Menya ko uwo muntu azagusenya, azagusubiza inyuma. Nimba utekereza nabi cyangwa se utekereza neza, menya ko uwo muntu utekereza nabi utazigera uhindura ubuzima bwe. Mu gihe mu mutwe wanjye hafunze habamo intekerezo mbi, menya ko utazaza ngo mpindure. Menya ko nawe nimba ufite mu mutwe umeze gutyo, ntazigera nza mu buzima bwawe ngo nze nguhindure imitekerereze. Hari abantu benshi mu buzima bwa buri munsi tubana nabo batekereza ko kuba abantu twarahindutse cyangwa se abandi batekereza ukuntu dushobora kugenda tukabigisha bagahindura intekerezo zabo. Uko ziko bimeze, nimba unabitekereza, umuntu ntabwo uzigera uhindura intekerezo ze. Menya ko umuntu atari poshete izapfa ngo ugende uyambika indi, cyangwa se umuntu atari umutima uzagenda ngo utere mu undi mutima. Nimba umuntu afite umutima yaremanwe ari umutima mubi, nk'urugero, umutima mubi ntuzigera umuvamo. Nimba umuntu afite umutima mwiza, menya ko utazagenda ngo muhindure umubwire kuntu abantu ari babi cyangwa se babagirira nabi ngagenda bange. Menya ko umuntu atekereza ukwe n'undi agatekereza ukwe. Mu gihe ubona ko hari abantu benshi mu buzima bwa buri munsi ubana nabo ukeneye guhindura cyangwa se ukeneye kugendana nabo, reba umuntu ufite intekerezo nk'izawe cyangwa se utekereza nk'uko umeze, ugenda ugendane nawe. Mu gihe ugiye kugendana n'umuntu udatekereza nk'uko utekereza, mu gihe gito azaba yaguhinduye. Urugero, nimba tugendana n'umunywa itabi cyangwa se n'umunyamabara menshi, menya ko uwo muntu uzaza kugendana nanjye nzamuyobya. Zendi Bombo Karate nk'ibisanzwe ku mbuga zanjye zitandukanye, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ugakura follow ubundi ukazajya ubana nanjye hano byanjye byose bitandukanye. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo uzajye uhorana nanjye. Nabashimiye.